Yesu ashimwe mwene data, reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni ukuri nzi ko neza Imana iradukunda kandi iratwemera ibihe byose. Iyo tuyegereye nayo iratwegera kandi Imana iradukunda. Bene data, ni ukuri Imana yacu ni Imana y'urukundo, ni Imana yo gukiranuka, ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe cyangwa se ngo yirengagize abayihungiyeho bose. Ngwino nawe uyihungireho ko ariyo buhungiro ubuzima. Ni Imana yo kwizerwa ibihe byose. Ni Imana igera ahatari amahoro ikahazana amahoro. Ni Imana igera ahatari ibyiringiro ikagarura ibyiringiro mu gihe umuntu aba abona ko ari nta cyagenda, nta n'ibyagenda neza, ariko kuko Imana yari umubyeyi ikamenya ko ari bikwiriye. Mu gihe cyawe rero umenye ko Imana iri mu ruhande rwawe. Umubisha wawe mbese yava hehe? Umubisha wawe mbese ninde? Wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe, ngo tuyegere nayo izatwegera kuruta umwambaro twambaye uko twegereye. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'ijana na 25, kuvuga ngo abiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu be. Imana irakugose impande zose. Ntiwumve ko uri mu kigeragezo ngo wumve ko Imana yagutaye cyangwa itari mu ruhande rwawe. Imana irakugose, igose n'urugo rwawe, igose abana bawe, igose ibyawe byose. Wumve ko Imana ibigose, ntihagire ikigutera ubwoba ngo wumve ko Imana itari mu ruhande rwawe, ngo wumve ko Imana itari hamwe nawe. Niba wageze mu bihombo, niba wageze mu bigeragezo, ayo makuba yose ye kugutera ubwoba, ibyiringiro nibigaruke, amahoro nagaruke. Wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe. Ngabiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni. Nawe rero mera nk'umusozi wa Siyoni. Umusozi wa Siyoni ni ahantu Abisirayeli babaga bari, bakumva bakomeye, bakumva baguwe neza, bakumva bagoswe n'ingabo zikomeye, kandi ari ntazo bareba z'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka bakumva ko ingabo zibagose. Imana yajyaga ibwira Abisirayeli muri Yesaya, niyo Imana ijya ivuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Buriya hari ibintu byinshi bitakara kubera ubuzima bwawe, Imana ikemera ikagira gutya, akaba ari ibintu ihigika kugira ngo ubone akazi. Ikidendezi cy'Isirowamu, ngo uwabaga afite imbaraga cyangwa afite umuntu umujugunya muri ayo mazi niwe wakiraga indwara, ariko udafite umujugunyamo ntiyakiraga iyo ndwara. Nawe rero udafite umuntu wakubera nka Siyoni, nta cyagenda, ntibyagenda neza. Niyo mpamvu ukeneye umuntu wo kukubera Siyoni, niyo mpamvu ukeneye umuntu wo kuguha akazi, niyo mpamvu ukeneye umuntu wo kugufasha mu bucuruzi, niyo mpamvu Imana izagucira inzira kugira ngo ubone ukuntu ugenda urangure ugere kuri byinshi. Imana ibigufashemo rero. Ngabiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Ngo nguko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu be. Wumve ko Uwiteka kugose impande zose. Imbere ariyo n'inyuma ariyo, iburyo ariyo n'ibumoso Yesu ariyo. Wumve ko Yesu Kristo ari umurengezi wawe. Wumve ko Imana yamuguhaye ko ari ntacyo uzaba. Iki kiguteye ubwoba? Ibyiringiro byawe byerekeze ku Mana. Twiringiye iby'isi, twiringira ibintu, twiringira nyine gutyo, ariko gusa umuntu wo kwiringirwa n'umwe ni Imana. Kuko hari igihe wiringira ko ari ahantu cyangwa se ari umuntu uri bugufashe mwabiriye, bikarangira bya bintu ntabibaye. Ukiringira umuntu yuko ari bugufashe, akunyuza ahantu ugasanga ntahakunyurije, kuko nawe ubwe kuhinyuza nawe afite andi mategeko ari kumugonga. Ariko ku Mana birashoboka, aho ubona ko nta nzira, Imana ihaca inzira, cyangwa se igatanga ingabo, za ngabo zikegezaho ibyo ngibyo ugatambuka. Nawe rero Imana igufitiye inzira nziza, izemera ikubere igisubizo mu rugendo rwawe. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu. Uwiteka arakugose, we kongera kwiheba, we kongera kugira ubwoba. Wumve ko Uwiteka akugose. Uwiteka niba akugose, uzi ko umuntu dufite abantu bajya batubera amaso amanywa nijoro, ariko Uwiteka atari kumwe nabo. Ngo mbese Uwiteka atarinze umudugudu ngabo nk'abo ntibabera amaso gusa? Ariko gusa dushimiye Imana kubwo abantu batubera amaso amanywa nijoro, dusinziriye, turyamye. n'Imana yabaduhaye. Imana ijya ibana nabo ibihe byose. Imana ijya ibaha umugisha, kuko uko baturinda amanywa nijoro tubona umutekano.
niho amahoro ava. Niyo mpamvu rero nabo bakenewe, ariko Uwiteka atabanye nabo, umudugudu niki cyawurinda? Bakibuka abajura baje bakajyana ibyo mu nzu yawe, bakibuka abajura baje, cyangwa se waba uri kugenda bakagushamura ibyo ufite, cyangwa bakagukora mu mufuka, ariko kuko Uwiteka akugose imbere n'inyuma. Uwiteka arakugose, ariko ntibugire ubwoba bwiwe, akongera kwiganyira. Imana yo wayegereye nayo irakwegera kuruta uko wambaye uwo mwambaro, ikakugotesha ubwiza bwayo, ikakugotesha umunezero, ikazana umunezero ukabura, mbese ibiguhiga bikagushaka bikakubura, nawe ntubibone, ntunabirebeshe amaso, ntunamenye ko byigeze bibaho, kuko Uwiteka aba akugose impande zose. Uwiteka yagose Dawidi uko agiye mu rugamba, Imana ikamuhereza kunesha, kuko Uwiteka yari ari kumwe n'abamugose impande zose. Ibyamutera ntibimukomeretse, nibivuga ntihagire icyo bimutwara. Yarwanya urugamba ari kumwe na Goliyati, agiye kurwana na Goliyati. Goliyati yari ingabo yo mu Bafilisitiya ikomeye, itazi ko hari umwana mutoya tena mu Bisirayeli ukomeye uri mu mwuka w'Imana. Dawidi arangije ari kupanga akavuga ati mbese ngo uwo muntu usuzugura Abisirayeli ni muntu ki? Arangije Dawidi aravuga ngo njyewe timugezeho, tinamubasha. Bene se barabimenya, bumva ko Dawidi ari kuvuga ngo yabasha ngo uwo Mufilisitiya wasuzuguye Imana ya Isirayeli. Bene se baravuga ngo ariko kuzi kwirata, kuhora utubwira ngo wica idubu ukica ndetse n'ibindi bintu bitera intama, none uwo Mufilisitiya uzi ngo wamushobora? Bararakara. Dawidi aricecekera, ariko harimo umuntu wabimenye ko Dawidi yavuze ngo we yabasha uwo Mufilisitiya. Aragenda abibwira umwami, wa mwami arangije aravuga ngo mbese uwo muntu ninde wabasha guhangara Goliyati? Bamuzanye basanga ni Dawidi, ni mutoya, si munini, si muremure, ni ng'umwana, ni umuntu mutoya cyane. Umwami Sawuli arangije aravuga ngo ese uwo muntu mwamunzane? Bamuzaniye arabaza, ariko ubundi ni mwene. Bashakishe iwabo barahabura, ntibamumenya. Kumva rimwe ne Yesayi, ise yitwaga Yesayi, yabyaye abana benshi, harimo Shama ndetse n'abandi benshi cyane. Dawidi ngo ari n'umwana wa karindwi. Ngo Dawidi ngageze ku mwami aramubaza ngo mbese Goliyati bamushobora? Ati ngiye namushobora da, si kumuhanga murasi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe uduha imbaraga zo kunesha ibitanesheka, ibyo biturwanya. Niwe uduha ibyiringiro, niwe uduha amahoro, niwe utugose imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso, aratugose impande zose. Umwami arangije aravuga ngo aha, mureka agende, mumureka agende, kuko Sawuli yari azi imbaraga z'Imana nizo zari zaramushize no mu butwari yari arimo. Arangije aravuga ngo mumureke agende, ahubwo mumuhereze ibikoresho bijyanwa ku rugamba. Bamuha icumu, bamwambika imyambaro ya tibari yo kumukingira imyambi mu gituza no mu mugongo, bamuha n'ingabo, bamwambika imyambaro y'urugamba. Arangije biramunanira, yari muto cyane atabasha no kubiterura, kuko ni ukuvuga ngo umuntu wambara imyenda y'urugamba aba yararumenyereye, ashoboye no kurwana. Ariko we ntabwo yari yararumenyereye. Yaravuze ngo ibi nambaye njye sinabimenyereye, abikuramo arabireka. Aravuga ngo Uwiteka we mbere ingabo, unkingire mu gituza, unkingire no mu mugongo, umpe ingabo ariko kwizera, umbereze n'ukuri, ngenda n'ukuri kuri bubashe gutuma nsinda. Ukuri kuri ni Yesu. Yesu rero turi kumwe nawe aduha kunesha. Iyo tumuhamagaye mu masengesho aratwumva, iyo tumuhamagaye mu bibazo aratwumva. Nawe rero Kristo akumve, yongera akumve mu bibazo urimo. Ngari kabiri ngo Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Natwe rero uwo twiringiye atubereye, agiye kutubera igisubizo mu rugendo. Niwe ugiye kutugota impande zose, wumve ko Imana irakugose. Dawidi yarahagurutse aragenda avuga ngo ngiye kurwana n'Umufilisitiya wasuzuguye Imana. Ndageze ku rugamba, yagiye afite ibuye rimwe gusa ririmo mudumetso, nta kindi, nta myambaro y'urugamba, mbese ari nk'umuntu nyine wigendeye mu gutembere, ariko ntihari ubutembere, ahubwo yagiye ari mu mbaraga z'Imana yacu. Natwe rero urugendo turi kugenda n'ibyiringiro byacu byose dufite bive ku Mana. Twiringire ko Imana yaduha gutsinda urugamba, twiringire ko Imana yaduha gutsinda ibigeragezo, twiringire ko Imana yaduha gutsinda ibihombo, twiringire ko Imana yaduha gutsinda ibyo bituma tudasubizwa ngo tugire ibyacu ibisubizo by'Imana yavuze bituma bitatugeraho, ibyo bikingirana ibisubizo byacu. Imana iduha ibyiringiro byo kubinesha. Niwe ufite ibyiringiro unesha byose. Dawidi ageze ku rugamba, Umufilisitiya amubonye aramuseka, aramubwira ati yo, icyo unteranye
ibuye ni Kristo, ibuye ni ryo rituma tunesha. Uwiringiye iryo buye kandi hari n'uwo rizagwira, n'uwo Goliyati ryaramugwiriye ahinduka ivu, aravunagurika. Ayiwe, Imana iguhereza ibuye ryo kunesha. Imana iguha ibuye ririmo ibyiringiro by'uko wazunguza nawe ukabona igisubizo cy'ubuzima bwawe. Dawidi arangije yitegereza Umufilisitiya aramubwira ngo ni wowe usuzugura Imana ya Isiraheli ukayituka amanywa n'ijoro, ariko njyewe ntacyo nguteranye, ahubwo nguteye mu izina ry'Imana wasuzuguye, mu izina rya Yesu kandi ndagutsinda. Dawidi yegera Umufilisitiya nawe aramwegera, amuteye icumu rya mbere, Dawidi arasohora yegerayo. Atera irya kabiri, Dawidi arasohora. Ataratera irya gatatu, niko Dawidi nawe azunguza ubwa mbere mu kwizera, azunguza ubwa kabiri mu kwizera, azunguje ubwa gatatu. Umufilisitiya atararekura icumu, Dawidi arekura ibuye riragenda rikocora mu ruhanga rw'Umufilisitiya, abaguye aho ngaho. Uko nguko niko Imana iduhereza ubushobozi bwo kunesha ibiturwanya n'ibiduca intege buri munsi. Uko nguko niko Imana iduhereza ubushobozi bwo gusenga tukabasha gutsinda ibintu bimeze nka Goliyati. Nawe rero Imana iguhe gutsinda ibintu bimeze nka Goliyati, ngo wiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni. Nawe rero kuko wiringiye Imana, komera nk'umusozi, ukomere, ibyiringiro bigaruke, wowe gutinya aba Goliyati, wowe gutinya ibintu bimeze nka Goliyati, wowe gutinya ubuzima bumeze nka Goliyati, wowe gutinya indwara zimeze nka Goliyati, wowe gutinya ubumuga bumeze nka Goliyati, wowe gutinya kanseri imeze nka Goliyati, wowe gutinya diyabete imeze nka Goliyati, wowe gutinya ibihombo bimeze nka Goliyati, wowe gutinya ibyagusenyera urugo, wowe gutinya ibyatuma utubaka, wowe gutinya ngo mariage yawe ntizaba. Ibyo byose Imana irabishoboye, ije guhangamura ibimeze gutyo. Imana iguhe gutsinda rero nk'uko Dawidi yatsinze kandi yatahukanye intsinzi kwa Sawuli. Ubwo Sawuli, umwami Sawuli, yari adafite ibyiringiro, yibaza ngo mbese uyu mwana muto yabasha gutsinda Goliyati? Kuko Goliyati yari yarananiranye, yatukaga Abisiraheli, bakumva Goliyati aje n'imirindi bagahunga bakajya kwisha bakajya kure. Kumbe Imana yifitiye ingabo. Imana igikorera mu bidafatika bikabigira ibifatika. Ahubwo babandi bigiraga ko bashoboye bari bananiwe, ariko umuntu udashoboye Imana bari wikoreramo itsinda umwanzi ari we Mufilisitiya. Nawe rero Imana ije kukuneshereza, wowe gumana ibyiringiro, ugumana ibyiringiro, wowe gucika intege. Ngo abiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamya iteka. Ngo nk'uko imisozi yose y'i Yerusalemu imeze, nawe rero nuko Uwiteka agiye kuguhindura. Inkoni y'ubutwari bwa Satani ntizaguma ku bitugu byawe. Komera, we gucika intege, we gucogora. Imana iri mu ruhande rwawe, mubisha yava he. Makira neza ijambo ry'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Imana yongere duhe ibyiringiro, Imana yongere duhe umunezero, Imana yongere duhe amahoro, tugarurire byose kuko nayo ari byose. Uwiteka Mwami Imana yacu, ijambo ryaratubwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Uwiteka uratugose, ngo kandi inkoni y'ubutwari bwa Satani ntabwo izaguma ku bitugu by'abakiranutsi. Twebwe abakiranutse ku Mana izaturwanirira, izatuneshereza, izaduha gutsinda byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo wasukiye neza.